reka mbanze mbaze abantu ngo bemera Imana n'abakristo ngo abantu bazazuka. Aka kajambo ngiye kuvuga mukumve cyane mukiteho. Muremera ko abantu bazazuka ba musenyeri n'abakaridinari ko abantu hari igihe bazazuka, ndetse hari n'abavuga ngo bazazukana imibiri mishya. Ariko icyo mbaza cyane cyane abantu bemera Imana b'abanyarwanda, ayo magufa cyangwa se iyo mibiri iri mu nzibutso, mu gihe bizaba ngombwa kwizutse, ko bavuga ko ari abatutsi bashyinguwe mu nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bakirisitu bemera Imana, mu gihe abantu bazazuka buri muntu wese agafata amagufa ye yahozemo, cya gisaho kikagaruka, mwebwe muri kurira muri kuvuga ko mwabakunze cyane, mukaramuka mukubitanya amaso, bizagenda gute? Chuma chenyundo ntanga abandi kwirahira, mutima wabutinya na ugize tereriyo yeganzaramba. Reka mbashimire nshuti nkunda duhurira kuri uru rubuga, mbashimire kandi mbaha ikaze muri iki kiganiro. Ndabashimira mbikuye ku mutima aho muri hose. Nitwa Sibomana Athanase, uru rubuga rwitwa Sibomana Athanase Official, murarumenyereye kandi murarukunda kuko narwo rubakunda, natwe turabakunda rero aho muri ku isi hose, hirya no hino ku migabane yose y'isi. By'umwihariko ariko nkunda kuvuga ngo abanyarwanda bene wacu aho muri hose ku isi ndabaramukije, ndetse ndanaje ngo tuganire twungurana ibitekerezo, cyane cyane iyo tugeze no ku muco wacu cyangwa se igihugu cyacu. Buriya hari byinshi twumvikanaho abandi batazi, bityo rero ngira ngo tuganire. Abakoze kuri subscribe namwe by'umwihariko inkoramutima zikomeye cyane, abasangira ngendo, ndetse n'ababona video ya mbere kuri kaga kumwe kareba hejuru bagakandaho kugira ngo tumenye ko turi kujyana cyangwa se ko babyishimiye, namwe turabaramukije kandi turabakunda, tubaha ikaze. Ntabwo nza gutinda muri iki kiganiro kubera ko nza kuganira namwe ku kintu tuziranyeho. Ngarutse ku kintu cyitwa jenoside, ijambo jenoside, kubera ko ni ijambo bigaragara ko ritangiye gukoreshwa hirya no hino. Muzi ko mu Rwanda nta wahakana ko hari interahamwe zishe abatutsi muri 1994. Nta muntu ushobora kubihakana. Nanjye ubwanjye nabibwiriye ngo nari mpari, narabibonye, ku buryo ndetse no mu rwego rwa mpuzamahanga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda iranditse. Bisobanuye iki rero? Wenda ntabwo njya muri mu mizi n'imihamuro y'ibyayiteye byayo, kuko benshi barabizi, ndetse hari n'abavuga bati hari abakiri mu bushakashatsi, ariko akenshi ni ibintu bizwi. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Mutangiye kubona ko jenoside uburyo twayivugaga muri 1994 na 1995 ubu ngubu ntabwo ariko ivugwa, ndetse yageze n'ahandi, ivugwa n'ahandi. Ndetse bajya kumva bo baravuga ko jenoside, ko twe tuvuga ngo abantu barenze miliyoni, ariko hari abavuga bati twebwe jenoside yadukorewe birenze miliyoni 10. Murumva rero ko ibi bintu biteye. Ikinzanye rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Ubundi twebwe nk'abantu bakuru hari ikintu tudashobora kunyuraho ngo duhite twigendere, kuko nitumara kuvaho nzi neza ko hari abazabaza ngo ariko ibi bintu, aya magambo yaremwe yavuzwe n'aba bantu bari bahari, kuko ntacyo babivuzeho. Byagenze bite? Barabyumvaga se? Bari bazima se? Byagenze bite? Kukuri kuzwi, kuki ntabagize icyo bivugaho? Akenshi niyo mpamvu nkanjye mbabwira nti nta zindi nyungu runaka zituma nza kwicara ahangaha ndavuga kuri kamera muri izi mbuga, nuko hari ibintu ndeba nkavuga nti nimba ntariho bakavuga ko nari mpari ntaragize icyo mbivugaho, bizagenda bite?
ahanini nicyo kinzana, nicyo cyatumije nubwo nabaye umunyamakuru igihe kirekire, ndetse bamwe hari n'abambaza ngo ariko ibyo uvuga kuko utabivuze mbere ukabivuza ubu ngubu. Ni ubu nyine, ubwo nicyo gihe, ndetse ahubwo ni ugushima Imana ko ngejeje iki gihe, kuko icyo gihe cyari gifite ibyacyo, n'ubu ngubu ni ibyabyo, kugira ngo ibyo nzi cyangwa se ibyo nabonye cyangwa se ibivugwa ngira icyo mbivugaho, ejo batazabimvugaho ko ntagize icyo mbikoraho kandi nari mpari. Reka ngaruke ku kintu cyitwa jenoside. Jenoside, ndizera ko mwese muzi jenoside icyo ari cyo, ntawe ukisobanura ngo bavuge ngo ese jenoside urayizi cyangwa se ni iki. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo gushaka kumaraho abantu ku mpamvu zizi icyo bahuriyeho, ibyo birazwi. None hari ikintu cyaje, buriya hari igihe abantu bibwira ko bari guha ikintu agaciro ariko ahubwo batazi ko bari kugitesha agaciro. Reka mbabwire ikintu nkunda kugayira ubuyobozi cyane cyane mu Rwanda. Iyo mpagurutse nkavuga nti ariko kuki ibi ngibi biba mu buyobozi cyangwa ubuyobozi bukabikora, nuko buriya niba hari ikintu kigomba kwitondera imvugo cyangwa ingiro mu gihugu, icya mbere ni ubuyobozi, kuko byose byitirirwa ubuyobozi. Hari imvugo ubuyobozi bwakoresheje kuri jenoside, ndetse n'ubu bayikwiza mu bantu cyane cyane. Nigeze kubabwira ko nanjye ubwanjye bigeze kundega icyaha cyitwa ngo ingengabitekerezo ya jenoside. Ugafata ikintu nka jenoside ukagikoresha nabi, ukakiremera amagambo kugira ngo agonge abantu cyangwa se abarenganye, uzi ko ariko bizahora, ndetse ugashaka izindi nyito zikaze ngo zerekana ko jenoside yabayeho koko. Aha ndavuga ingengabitekerezo. Ariko icyo tuganiraho aka kanya ni ikintu cyitwa gupfobya. Mukunze kumva abantu hirya no hino bagiye ngo kuvugira ubutegetsi, ko simvuga ko bavugira u Rwanda kuko ntabwo u Rwanda rwabatumye, abo ni ukuvugira ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi buriho. Bavuga ngo bavuga ikintu runaka ngo uriya muntu arapfobya, ibyo ni ugupfobya, ibyo ni ugupfobya. Babandi icyo mvuga ni iki rero, ngewe ndagira ngo mbabaze munsubize banyarwanda bene wacu, abacurabwenge barema ayo magambo. Ndavuga barema ayo magambo kuko aherekeza icyo bita jenoside, ko jenoside ni ikintu kinini. None icyo bita gupfobya, gupfobya ni iki? Gupfobya ni iki? Wenda ngereranije, nzi neza ko gupfobya ari nko gutesha ikintu agaciro cyangwa se kukigira gito, wenda cyari kinini, ukakigaragaza uko kitari. Ndizera ko namwe wenda mwagira iki cyo mubivugaho, kuko uginzanye hano ntabwo ari impaka zango turwanya, ahubwo nagira ngo abatekereza igihugu cyacu twese turimo. Sinzi nta n'inama batugisha, ahubwo ndibaza ngo abo bacurabwenge barema amagambo ni bande? Ese baba bareba kure? Baba bareba, kuko niba umuntu uwo ari we wese, cyane cyane abanyarwanda, cyane cyane abayobozi, utekereza ibiriho, ntatekereze nyuma yo kuvaho kwe. Kuvaho ni uburyo bubiri, ushobora kuva ku butegetsi cyangwa se ushobora gupfa. Kuri buri muntu wese, kandi nanjye ubwanjye sinzahoraho. Icyo mvuga ni ukuvuga niba ndeba ibiriho ndiho gusa, sindebe ngo nimba ntakiriho bizagenda bite, mfite ikibazo mu mutwe. Ikintu gikomeye cyane. Gupfobya ni iki? Nguko twari tumaze kubivuga rero. Njyewe ndabaza abacurabwenge ba leta y'u Rwanda, ba FPR, ninde? Ariko cyane cyane abacitse ku icumu ndabaramukije cyane, kuko nkunda kubaramutsa mvuga ngo mwe hari ibyo muzi mutanavuga.
abapfuyeho bishwe muri kiriya gihe cy'uko interahamwe zicaga abatutsi bo sinzi niba baramutse bazutse bashima ubuyobozi buriho, ntabwo mbizi, singiye kubatekerereza, ariko mwebwe ahanini, mwebwe abacitse ku icumu murabizi. None twese hamwe nk'abanyarwanda nagira ngo mbabaze, ari uvuga amagufa y'abazize jenoside, ari n'abavuga imibiri y'abazize jenoside iri mu rwibutso, ninde upfobya jenoside? Sinzi niba mwumva ari ikibazo, ari ikintu gito, kuko ngewe impamvu mvuga ikintu nk'icyo ngo nkakinyuraho, kuko muzi ko ngenda nkurikize amakuru y'ibyo nzi cyangwa se y'ibyo nabonye cyangwa se y'ibyo numvise, ariko cyane cyane ibyo nzi cyane nabonyeho. Hari ibintu ntashobora kunyuraho ngo nigendere gusa. Unyura ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, wajya kubona ukabona cyangwa bakavuga ko harimo imibiri, niko bakubwira. Urahanyura bati harimo imibiri iri mu rwibutso. Ibyo bintu murabyemera? Ndababaza ngo uvuga ngo mu rwibutso harimo imibiri, cyangwa se ngo abapfuye muri 1994 bafite imibiri, n'uvuga ko mu rwibutso habitsemo cyangwa se hashinguwemo, gushyingura bundi ntabwo ari ikintu kibi, ni uburyo bwo kubika ikintu neza, kugishyingura. Muzi ko hari n'igihe cyo bita gushyingura inyandiko. Hashinguwemo amagufa y'abazize jenoside. Ibyo ngo n'ugupfobya jenoside bagiye bavuga ko harimo imibiri. Uvuga ko umuntu wapfuye muri 1994 agifite umubiri, uwo muntu ni udapfobya jenoside? Uvuga ngo harimo amagufa ni ubaye ikibazo. Ibi bintu abana bacu n'abuzukuru nibabibazanya bizagenda bite? Bishoboka bite ko ushobora kuvuga ko umuntu wapfuye nyuma y'umwaka, imyaka 30 aba agifite umubiri? Ako gashinyaguro ninde wakazanye? Ninde wacuza ayo maga? Abo bacurabwenge babyumvikanyeho batyo. Ku bana b'u Rwanda bapfuye batyo muri ubwo buryo, ukavuga ko kugeza ubu bagifite imibiri, kandi ngo iyo mibiri irahantahana. Mbere yuko mpagarukaho gato, reka turebe mu kinyarwanda cyangwa se mu muco wacu uko byitwa. Iyo batangiye bavuga ngo icyo bita gupfobya, ngo iyo uvuze ngo amahano yabaye mu Rwanda, ngo kirazira, ntugomba kubivuga kuko urapfobeje. Kuko ndagira ngo gupfobya nicyo tuganiraho. Uko gupfobya amahano abantu bazi icyo ari cyo. Reka wenda nsobanura amahano icyo ari cyo. Ubundi amahano ni ijambo riremereye rikuru ryavuye mu kintu bita umuterekero mu Rwanda. Umuterekero mu Rwanda baterekeraga kubera iki? Baterekeraga kubera ko babanje kuraguza. Kuraguza ni ukuvuga ngo umuntu araguza ari uko byagenze bite? Ari uko yatewe. Yatewe n'iki? Imandwa, kuvuga cyangwa se yatewe abazimu. Yatewe n'abazimu. Abazimu rero mwebwe nuko muzi ntimukunda gukurikira ibiganiro nkunda gukora cyane kuri channel yitwa Inararibonye y'Inyangamugayo TV. Mujye mukunda kuyireba. Ahanini ibi bintu nk'ibi ngibi bimwe n'ibyakera, amagambo akomeye cyangwa se imihango ikomeye yabagaho kera mu Rwanda, muzasanga ubusobanuro bwayo kuri iyo channel yitwa Inararibonye y'Inyangamugayo TV. Ubundi iyo umuzimu yateraga cyangwa se abazimu muri rusange agatera mu muryango, hari ibintu yoherezaga by'ibimenyetso bikomeye cyane kugira ngo bitere abantu ubwoba, ubundi uwo muzimu bamugushe neza. Ibyo bimenyetso rero biteye ubwoba akenshi byabaga, reba nko kugira ngo ujye kubona ubone
imbwa yawe yinjiye mu nzu iryamye ku buriri bwa sebuja, cyangwa se ubone isake y'inkoko saa 6 z'ijoro wumva irabitse, cyangwa se ubone inzu yawe ugiye kubona ubone iriyashije yose irarangaye, cyangwa se ubone igihunyira kiraje buri gihe kikaza ku muryango kigahuhuma uko bwije, buri gihe ntikihave, wagitera kikongera kikagaruka. Ibyo bintu ubundi nibyo byitwa amahano, kuko hari igihe abantu yibwira ko amahano ari ikintu cyoroheje. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo ibyo ni ikintu gisura ikintu gikomeye cyane cy'amakuba kigiye kuba. N'iryo jambo amakuba birumvikaniramo, kuko byo noneho sinirwa mbisobanura, ariko hari amakuba agiye kuba. Amakuba ni ukuvuga ngo ni ibintu bikomeye bibi bigiye kuba ku bantu. Hari igihe abazimu kugira ngo bumvishe abazima ko ari abantu bakomeye bafite imbaraga, ko hari icyo bagomba gukora cyangwa se bagiye gushira, hari igihe binjira ko nabanyura hato, binjira mu tuntu tudasanzwe, bamenye ko atari ko bisanzwe, ko hari ikintu cyabaye, noneho bajye kuraguza, bamenye ngo batewe n'iki cyangwa se hagiye kuba iki. Ibyo nibyo bita amahano. Impamvu bivuze ni iyihe rero? Ni uko hari abantu bigize ingenge, bigize abanyabwenge, ngo babacurabwenge, ngo ubwo bumvise jenoside, sinzi na abo bantu badatangiye kubona ko ubwo jenoside bo bavuga bakuririza cyane, ahubwo itangiye guta agaciro. Nuko ushobora kwibwira ko ugiye guhesha ikintu agaciro, ariko ari bwo ugiye kugitesha agaciro ahubwo. N'abandi ahubwo nabo ubwo bakakiyitirira, cyangwa se bakagishyira iwabo, ahubwo ugasanga ibyawe nibyo bibaye bito kuri bo, akaba ari wowe ubwo uyipfobeje kandi utari ubizi. Ibi mvuga rero byitwa amahano, iyo byabagaho cyabaga ari ikintu gikomeye. Niba uvuga ngo amahano yabaye mu Rwanda, ngo urapfobeje, wumve kandi ngo abo ni abantu ngo bakunda cyane abantu bazize jenoside. Abo bantu ngo bafitiye urukundo cyane abantu bazize jenoside. Ni nabo bavuga ko ngo abantu bazize jenoside burya ngo ntabwo ngo ari amagufa, ngo ni imibiri, mwe kuzo bose bakabyumvikanaho mu gihugu. Nzi ko icyo kintu mu Rwanda gihari, niba mbeshya mumbwire. Bakabyumvikanaho, ukumva abadogiteri babivuze, abantu bize babivuze ko ubu ngubu abantu bapfuye muri 1994 kugeza ubu bagifite imibiri. Rugo n'abaganga, abadogiteri bize iby'ubuvuzi n'ubuzima bw'abantu n'impagarike yabwo, nabo muri FPR bari gutera bavuga ngo mu nzibutso harimo imibiri y'abazize jenoside. Nabo barabivuga, baranahagarara mu gihe cyo kwibuka ko harimo imibiri. Ndibaza ngo gupfobya, ninde upfobya koko ushobora kumbwira? Hari umukecuru twari duturanye, mbabwira kuko ibintu ndabibabwira si uko hari icyo ubwo se wumva bwo ushaka kuvuga uti niba ugiye ushaka kuvuga ibyo urashaka kongera gupfobya, dore babandi bivuze ibimburamukoro. Ariko mwagiye muvuga ibintu mubanje gutekereza. Njye nkunda no kubabwira ngo ko mutabindusha, ko nanjye byangizeho ingaruka. Urwo rukundo koko ni urukundo cyangwa ni uburyarya? Hari ikindi muhishe. Hari umukecuru twari duturanye, yari afite umukobwa twakundaga cyane, hanyuma aza gupfa. Yari umukobwa rwose, yari umunyeshuri ukiri n'umwana muto cyane, arapfa turamuhamba. Ariko iteka ryose iyo wageraga kuba umukecuru, umuntu wakundaga kwirahira cyane no gusetsa, ariko hari igihe iyo mwabaga muganiye cyane akagera ku kintu gikomeye cyane, iyo ajyaga kukurahira nabi kugira ngo wumve ko yarahiye yakuyeyo, yarakubwira ati ndagatabura amagufa y'umwana wanjye. Sinzi iyo ndahiro mwese murayizi.
hari n'abavuga ati ndagatabura amagufa ya data, ndagatabura amagufa ya mama, ibyo mu Rwanda turabizi. Kandi nkunda kuvuga ngo nitwirengagiza gufatira ibintu byose ku muco wacu no ku ndangagaciro zacu, tuzatana kandi tuzabura igaruriro. Iyo ni indahiro mu Rwanda izwi, ndagatabura amagufa. Reka mbaze wa mugore we cyangwa wa mugabo we, ndagira ngo nkubwire ngo ari umugabo wawe apfuye simbikwifuriza, cyangwa se umugore wawe apfuye simbikwifuriza. Ubu noneho hari ikintu cy'uko umuntu bamujyana ahantu bita mu buruhukiro, niko babyita, ku buryo bamukonjesha akamara igihe kirekire wenda atarasenyuka. Ariko mwebwe mbajije ari umugore ari umugabo, nzi ko ukunda umugabo wawe, nzi ko ukunda umugore wawe, uwamurekera mu nzu akamaramo icyumweru waba ukirimo? Kandi uramukunda, mwarashakanye, mwarabyaranye, agapfa ukamurekera uwo mubiri ukawurekeraho, akamara icyumweru, akamara 2, waba ukiri muri iyo nzu? Ariko kuki mukinisha umubiri se wibwira ko ari iki? Twebwe umubiri mu muco tuwita igisaho. ngo bakunze abantu ngo bazize jenoside, ngo muvuge ko ari umubiri ni igisaho, nta n'icyo upfana n'umuntu. Iyo mitekerereze, abo bacurabwenge, uyu mubona kuri jye, uyu mubona wicaye ahangaha, iki ni igisaho mubona, iki kuzakinyambika nta kintu bivuze na gito, ahubwo muzavuge ko roho yanjye, kuko undimo aruti ikindiho, iki ni igisaho. Abo bacurabwenge b'abanyabwenge, iki kibereka ngo hari abantu rwose gusumurira biti n'ubujiji se ni ku buryo umubiri babona ari ikintu cyiza. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona batemanye ngo barapfa umubiri, ngo wowe uri ubwoko umuntu kubera kurebye ku mubiri. Ntaho umubiri uhuriye n'umuntu, iki ni igisaho, ko ni ibintu bibiri. Iki gituma roho ikora, irimanganya, itekereza kwiba, itekereza kwica, igakoresha uyu mubiri gusa. Baca akaboko iyo igakomeza ingeso zayo, niyo waca amaboko n'amaguru, ariko ku mutima abagitekereza kwica. None ngo ntumuhe umubiri nibwo uzaba umukunze, ariko akari inyuma nagake. Nyamara aba bantu bibwira ngo bakunze abantu bazize jenoside, aba bantu ni ukubakoraho ubushakashatsi bukomeye. Hari ikibari inyuma. Ntabwo ushobora gufata umuntu wapfuye akamara imyaka 30 ngo uvuge ko aho wamurambitse ngo akiri umubiri. Uko gupfobya kugashinyaguro kameze gate? Ninde wacuze ibyo bintu? Nitumara kuvaho, ko ngewe impamvu nabitekereje naho nanyuze, nagiye nyura ku nzibutso, ko ni haba tutakiriho kuko abanyakuri bazahoraho, bazavuga aba bantu bise bavugaga imibiri basaze, byagenze gute? Bashaka kugira kuri ni ukwerekana se ko iyo mibiri imaze icyo gihe kirekire ni imibiri bwoko ki? Imibiri y'abatutsi se ni zahabu ko ariyo babika ntibore? Reka nguhe nk'urugero noneho rundi. Niba mu nzibutso harimo imibiri kandi abantu bakavuga bati mukunde gusura inzibutso mwese muzaze igihe kiniki, ari abanyeshuri ari abaki, mwese mujye muza musura inzibutso murebe uko jenoside yagenze. Ibi barabiduhamagarira cyane, mwabizi. Inzibutso bati hano hashinguwe abantu, harimo imibiri
y'abantu, ubwo bari kubereka amagufa ngo iyi ni imibiri, ariko munyumvire koko ngo barabereka amagufa, ariko ngo iyi mibiri mubona, ariko mukabyara, ngo iyi mibiri ngo igera ngo ku bihumbi 100-250 se, ngo niyo ishinguye muri uru rwibutso. Ngenda bivuga, sinzi niba hari undi muntu urabivuga, gusa buriya hari abantu bameze batyo, ngo wakoze ibyo bintu wari kumva ndi gupfobya. Ubu nge ndi gupfobya, kuri we ndi gupfobya, ariko kugupfobya hari umuntu uheretse kumbwira ati ngewe atari ikintu numva cyavumburwa cyiza wenda kugira ngo abantu batanga umuti, bati ikintu bita gupfobora. Ati nanjye nzavuga ko gupfobora gushoboka, ko gupfobya ni cyo abantu bazi, gupfobora nako kugomba kubaho. None nari ngeze ngo murebe muri uru rwibutso, ubwo ubatambagiza yize ibyerekeranye n'ubuzima, cyangwa se ni umuntu ushinzwe ibyo nyine, ngo hano ngo hari imibiri y'abantu ibihumbi runaka. Kubwira iteraniro ry'abantu ryaje gusura abantu bashyinguwe muri urwo rwibutso. Iyo mibiri yaba yarapfuye ikamara igihe kingana gityo, ukayirambika aho ngaho itaraboze, abantu urwibutso bakarwinjiramo, binjiyemo se bavamo mu imibiri y'abantu bapfuye, ukinjizamo abantu bapfuye kera ari imibiri, bagahagarara ahubwo se bakwinjiramo, ntabwo bishoboka. Iki kinyoma, ariko munsubize ngewe nkeneye kugira ngo mumbwire niba ibyo mvuga atari byo. Nuko wanyereka ngo iyi ntabwo ari inzu, ni ihene, vuga ko ari ihene. Hari igihe umuntu abesha bikageza ubwo ahanuka, icyo bita semuhanuka, muramuzi. Buri niyo mpamvu bamwise semuhanuka. Urabesha ukabesha wurira, bikazageza ubwo uhanuka mu kubeshya, nawe ukibeshera. Noneho ibyo murabizi. Ntabwo ushobora, umuntu muzima ufite ubwenge, ntabwo ushobora kumwereka amagufa y'umuntu, nta n'icyo bitwaye, kuko nanjye ubwanjye nzabora mba amagufa, ndetse n'amagufa nayo hari n'igihe abora. Iyo utayafashe nk'ayo ngayo ngo uyashyingure uyafate neza, nayo arabora. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo ntabwo wambwira ngo waracyari umubiri se umaze iki? Umubiri se umara igihe kingana iki? Abantu bizeye ibyo byerekeranye n'imiterere ya muntu bazadusobanurire. Umubiri umara igihe kingana iki? Iyo umuntu apfuye bigenda bite? Ese ni igihe kingana iki kugira ngo umubiri ube ushize ku muntu? Bazabidusobanurire tubyumve. Kuvuga se ko amagufa y'umuntu runaka yashyinguwe bitwaye iki? Ni ugupfobya kubera iki? Uwo muntu wazanye icyo kintu, icya mbere ni muntu ki? Yashakaga iki? No, ariko muzi ko hari igihe umuntu ashobora kuza agafata abantu akabakubitaho igifuka cy'ikivu cyangwa cy'amakara mu maso, ati muvuge ko murukundeba, musubiremo. Nibyo byabayeho se? Wenda ushobora kwibaza ngo nongere nsubiremo, utariko nk'ibyo ngibyo uvuga ubundi bigutwaye iki? Birakindwaye, kuko ntagize icyo bivugaho. Umenye ko bibaye mpari, njye nicyo kinzana aha ngaha. Urakora ibintu mpari, nanjye bizambazwa. Uyu muntu nawe yari ahari, uw'umunyamuco ntiyagira icyo bivugaho. Bakakwereka inzu, bativuga ko ari ihene, ukabivuga. Ubwo se wari muntu ki? Ubwo se wamaze iki? Abo bacurabwenge
bavuga ko imibiri imaze imyaka 30 abantu bapfuye icyo gihe, bapfuye bakamara imyaka 30 bagifite umubiri. Abo bacurabwenge ni bande? bakunda u Rwanda koko? Nibo bakunda u Rwanda? Nibo bafite akamaro? Nibo bayobora? Nibo bahembwa neza amafaranga y'abaturage kubera ko bakoze umurimo ukomeye cyane? Hari umuntu mperutse kuganira nawe, yari muri biriya bihugu byo hanze byo mu mahanga by'abazungu, ambwira ukuntu hari umuntu, ni umunyarwanda, ambwira ko hari umuntu aherutse kujya gushyingura, ariko ndamubwira nti ese mwamushyinguye mute? Ati baramutwitse. Ko yambwiye buriya tegeko bari bagiye gutora, muzi ko bagereranyaga no kuvuga ngo ahandi biraba, koko biraba, nge barabinsobanuriye. Ntabwo nshaka kuvuga igihugu kiniki kuko bishobora no kuba ari ibihugu byinshi, kugira wenda batagira ngo ese kuvuza igihugu runaka kandi n'ahandi babikora. Yarambwiye ati umuntu byasabye ko dusaba ko bamutwika. Ati namwe Abanyarwanda? Ati cyane. Ati niwo muco wahangaha. Ati nta nicyo bitwaye. Ati nta kibazo kigihari. Ugafata umuntu wawe bakamutwika? Ati cyane. Ati ndetse ati uragenda ugategereza, hari ibyuma biba bishinzwe kumutwika bakamutwikiramo, niko yansobanuriraga, niba mbisobanura neza. Ati ubundi mugategereza, ati bakakuba, ati igihe cyo gusesa ivu mukamenya ko barangije kumutwika. Bita gusesa ivu rya wa muntu. Timukumva nta kibazo. Ati none se umuntu yapfuye ikindi kiba gisigaye aba ari iki? Ati gusa ati hari ikintu ushobora gusaba kugira ngo, ni nayo mpamvu ntatanze uru rugero. Ati ushobora gusaba ko ivu ry'umuntu wawe bari guha. Bate kuko gushyingura ahandi ikintu bita ubutaka ni ikintu gihenze cyane. Ntabwo bazashyingura abantu bose ahantu ngo bizashoboke mu butaka. Hari abantu bavuga bati ni ukwangiza ubutaka bwacu, umuntu bagomba kumutwika, ubundi twe tugakomeza gahunda zacu, kuko ibyo biba byarangiye. Nta mpamvu zo gufata umwanya. Niko yabinsobanuriye. Ubwo ni ukuvuga ngo naho abazungu bageze, cyangwa se babira ibihugu by'abo bantu. Ati wowe hari ikintu wowe ushobora gusaba bakakikwemerera. Ndigiki? Ati ushobora gusaba ivu ry'umuntu wawe. Muze iryo vu murimbe nzaribike, ndibike wenda ndishire mu hantu kugira ngo nge nibuka ngo uyu yari umuntu wanjye runaka. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Niba baguhaye ivu ry'umuntu wawe bamutwitse kandi koko ni uwawe, ivu warimenye ko ari iry'umuntu wawe, none iryo vu ryo waryita umubiri. Ndagira ngo munyandikire muri commentaire, kuko twese dusangiye igihugu. Ikintu cyose kibaye mu gihugu ubona kitameze neza, ufite uburenganzira bwo kugira icyo gikoraho, icyo kibazaho. Sinzi niba hari abantu binjiji bumva ntekereza nk'ibi ngibi ku gihugu cyanjye bakumva hari meze nk'umusazi. Oya, ni igihugu cyanjye kandi ndifuza ko niba ari byo mubimbwire, mubinyumvishe, kuko ni igihugu cyanjye. Mubinyumvishe muti nibyo, ni umubiri, nicyo cyubahiro cyawo. Ndabahindi kubaha ingero namwe mu mpizanyu. Nge ndumva atari byo, ari agashinyaguro. Ko nabajije ngo ese ari uvuga umubiri wabapfuye muri 1994, ari n'uvuga amagufa, upfobya ninde? Naho turi. Nari ngeze ku ivu ry'umuntu watwitswe. Umuntu yatwitswe, bati noneho okay, niba ushaka ivu ryawe ry'umuntu wawe ngiri barariguhaye, urariteretse. Uti uriya niba baritereka mu nzu, niba ari hanze byo ntabwo namubajije, ariko ubwo umuntu aritereka aho ashaka bitewe naha azajya amwibuke, amubona akamwibukira. Ariko ntabwo avuga ko iryo vu yateretse ahantu ari umubiri w'uwo muntu. Umubiri rokoro, umubiri lokoro, ubundi lokoro iyo umuntu yapfuye basigaye bavuga ngo lokoro, umubiri turi buze kuwushyingura. Ntacyo uba ukimaze.
nawe ubwawe ari uwawe ntacyo wakumarira, ahubwo amaze aho kabiri wamuhunga, cyaba ari ikibazo gikomeye. Icyo ni igisaho, nyirawo aba yagiye. Ni nabo babandi iwacu mu muco twita umuzimu, ndetse ngo ababaye umunyura hato. Twebwe mu muco wacu ababaye umunyura hato ngo yaba yararemaye, yaba yaracitse akaboko, yaba atagira amaguru, yaba ari we yararwaye ibibembe, buriya ngo roho ye iyo imaze kuva muri icyo gisaho, twebwe niko tubyemera nk'abanyamuco, ababaye igihangange ku buryo nta muntu muzima ashobora gukoresha icyo ashaka umuntu muzima uwo ari we wese kandi akamugerera igihe ashakiye. Aba afite imbaraga ziruta izo yari afite acyambaye cya gisaho. Twebwe niko tubyemera, ariwo twita umuzimu. Icyo rero mvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo umubiri uvuga imibiri y'abantu ngo bari mu rwibutso, bashyinguwe mu rwibutso. Koko ntabwo ari agashinyaguro, ntabwo ari ugupfobya. Nicyo nkeneye ko munsubiza. Ubu mu nzibutso harimo imibiri y'abantu bapfuye muri 1994. Noneho reka nkubaze, se mu Rwanda uretse no muri 1994, kuva muri 1990 inkotanyi zitera mu Rwanda, buriya abantu bapfuye ni benshi, kandi benshi nta nubwo bagiye bahambwa ngo bahambwe neza. Buri Rwanda rwagushije ishyano mu buryo bukomeye cyane. Hari abahambwe bakagira amahirwe, hari n'abatarahambwe, kandi bose ari abahutu, ari abatutsi, ari abatwa. Hari nukuvuga ngo mu bwicanyi bwagiye buba mu Rwanda, nukuvuga ngo ubundi nta hantu amaraso atamenetse mu gace kuko mu Rwanda. Ahubwo ndibaza ngo abo bavuga imibiri, ubundi niba hari n'amagufa ari mu nzibutso, reka mbanze mbaze abantu ngo bemera Imana n'abakristo ngo abantu bazazuka. Aka kajambo ngiye kuvuga mukumve cyane mukiteho. Muremera ko abantu bazazuka, ba musenyeri n'abakaridinari, ko abantu hari igihe bazazuka? Ndetse hari n'abavuga ngo bazazukana imibiri mishya. Ariko icyo mbaza cyane cyane abantu bemera Imana b'Abanyarwanda, ayo magufa cyangwa se iyo mibiri iri mu nzibutso, mu gihe bizaba ngombwa kwizutse, ko bavuga ko ari abatutsi bashyinguwe mu nzibutso za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bakirisitu bemera Imana, mu gihe abantu bazazuka buri muntu wese agafata amagufa ye yahozemo, cya gisaho kikagaruka, mwebwe muri kurira, muri kuvuga ko mwabakunze cyane, mukaramuka mukubitanya amaso, bizagenda gute? Ahubwo se nta uzatangazwa nuko amagufa yashinguye wenda atari ayo yarazi y'umuntu we? Ubwo se azajya. Nyamara kambabwira, wabona abapfuye ari abaziranenge, abapfu akaba ari abasigaye cyangwa se ababaririra. Cyane cyane kubera iki? Kubera ko ubupfu mvuga ni ubuhe? Kuba umupfu ni ukudatekereza, ni ukutagira roho nzima, ni ukudashyira mu gaciro. Ubupfu ni ukufata ukuri ukagusimbuza ikinyoma, umucyo ukawusimbuza umwijima. Bakwereka, bavuga bati vuga ibi, bakakwereka inzu, vuga ko ari ameza, ukabivuga, ubu uri umupfu. Ndabihamya kuko nta kintu, nta cyizuzi ugira, nta cyiza kikurimo, ntacyo ubona, ntacyo uri cyo. Ibyo rero nibyo bita gupfa uhagaze. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ngaruke kugenda uvuga ngo
mwitondere ko niba mwemera ko abantu bazazuka, mwitondere ko hari igihe n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ibyahishwe hari igihe bizahishurwa, ukuri kukagaragara. Ndabibabwiye, iyo mbabwira ibintu nta zindi nyungu, ntacyo muri buze kumva, cyangwa se njyewe ndababwira ibindimo. Ibi nabivuga n'imbere ngeze no mu ijuru, cyangwa se aho Imana iri, nge nta mpamya ngo Imana iricaye, nge turi kumwe. Ndabwira Imana ngo ibi mvuga biramva ku mutima. Hari igihe abantu bazakorwa n'isoni bitewe n'ibyo bakoze, ibyo bavuze, ibyo bigishije abantu, ibyo babategetse, kwibwira nyuma. Gusa iyo umuntu yarenze ihaniro, we nibi tuzabigarukaho, hari igihe umuntu arenga ihaniro y'ubupfu bwe akumva yarimbura n'abandi kugira ngo atagenda wenyine. Abantu nkuko nari mbivuze, abantu mu Rwanda baguye henshi mu buryo bunyuranye. Akangaka reka nzakagarukeho ubutaha, ariko icyo nashaka kuvugana nari mbabwiye ni iki. Buriya niba hari n'umuyobozi ugomba kuyobora u Rwanda, niba hari umuntu wifuriza u Rwanda amahoro, akumva u Rwanda ruzabaho kandi rugomba kubaho, niyo abantu batabaho u Rwanda ruzabaho kuko ntaho ruzajya. Banyarwanda mu nyumba, Banyarwandakazi, umuntu wese uza ubifuriza amahoro agomba kuzagaragaza, wenda akanabyitangira, ibitambo bikaba, ariko Abanyarwanda bakicarana bakaganira ku gihugu cyabo. Nta yindi nsinzi yabo. Abanyarwanda nibakomeza kwitana ba mwana, wowe uri uyu, we wakoze ibi, icyambere ntaho n'imwe. U Rwanda nicyo gihugu cyabo. Uzakiyitirira akavuga ngo ni njyewe runaka, ni nge nyiracyo, cyane twe bene cyo, abandi ntacyo bavuze, uri mu kaga gakomeye cyane. Ikindi, ntabwo uzabirya igihe kirekire. Ntabwo ushobora kurya u Rwanda wenyine, ari umwana u Rwanda rwarabyaye abana batatu, ngo wibwire ko uzarurya wenyine ngo umare igihe kirekire, cyangwa uzarubamo wenyine ngo hashire igihe kirekire, uzaruyobora wenyine ngo hashire igihe kirekire, uzarubeshyamo wenyine ngo hashire igihe kirekire. Ntabwo bishoboka. Umunyarwanda uko yaba ameze kose, intege nke yaba afite zose, udatekereje ko uwo munyarwanda akenewe mu Rwanda, nta burambe nta burame ufite, uwo waba uri we wese. Gusa hari abavuga ngo wowe urata inyuma ya Huye, kubera ko baravuga bati wenda akaboko gacike, ariko ingoma sinshobora kuyirekura. Kuko aho uzabibonera ko umuntu adashaka abandi, ni uko yumva ko nta wamusimbura. Mu gihe cyose umuntu ndibuka umuntu witwaga Mandela yakoze ikintu gikomeye, abantu benshi baraseka. Mandela yarafunzwe igihe kirekire, aragorwa muri Afurika, kandi abantu ukuntu ari indyarya, perezida b'ibihugu bose hari igihe bagiyeyo ngo bishimira ko Mandela yakoze neza, mwumve, ariko nta somo bakuye, si n'isomo bari bagiye kureba, urwiyerurutso. Mandela yategetse manda imwe, murabyibuka, ati icyo nashakaga ndakibonye. Ariko kuki abandi batabikoze bakavuga ko bakunda ibihugu byabo? Nta soni afite ngo kunda igihugu utemera kuvaho, ngo niba ugikunda n'abandi bagenzi bawe bayobore, kuko siwe kamara. Ikizakwereka ko umuntu adashaka abandi nuko badashaka kuvaho. Nuva hura biki? Ikindi cya kabiri, abazi ko navaho ni ibyaha yakoze ari byinshi, ko arapfa cyangwa arajya mu munyururu. Nicyo babitinyira. Naho ntacyo utinya, wavuga ni ndi Sibomana, uyu mwana untunze kamera, ndasha nawe ngwino ujyeho uyobora abantu, nge ndi no gusaza, ubundi
mujye munsanga hariya mundamutse munshimira ibyo nakoze, ibyo si bitwaye iki? Ariko ubwoba mfite ni ubw'iki bwo kureka ngo abandi bayobore, nuko hari ibyo nako. Reka mbashimire ariko nongera kubabwira ngo umuti banyarwandakazi kuri ibi ngibi twavuze ngo ibya jenoside, impfu z'abantu, imibiri, amagufa agahinduka imibiri, ndizera ko ibyo mwabyumvise simbisubiramo. Umuti wa byose mbabwiye mukiriho cyangwa se mutakiriho, nuko abanyarwanda bagomba kwicarana, ntihabeho gushyiraho ingamba zo kuvuga mwebwe mugende murwanye bariya baraturwanya, ibyo ntacyo bishobora gukemura na gitoya. Mu gihe n'umwanzi wawe utamuhamagara, kuko hari ijambo umuntu bavuga witwaga Yezu Kirisitu yavuze ati, ubundi icyo bita urukundo agisobanura, nukunda umukunzi wawe cyangwa se umufitanye isano, urwo nta rukundo rurimo, kuko n'abandi bose bararugira. Ikigaragaza ko ukunda nuko ukunda uzi ko atagukunda, ko nibwo ugaragaje urukundo, nibwo mu mutima wawe harimo urukundo. Ariko ngo baranabanzi bacu niba batukana mu butuke, ntacyo uzageraho, uzarinda usaza upfe n'abawe bapfe, nibakomeze gutekereza bari. Nta yindi ntsinzi bene wacu uretse gukunda n'utagukunda, kumwemerera ahubwo ukamwereka urwo rukundo, kuko niyo solution. No kuvuga ngo nibwo abantu ngo buriya wa muntu buriya arankunze, ndetse niko kumugaruza umwuka w'ubugwaneza. Ariko vuga ngo nzamuhangana nawe, nzamurasa kandi nzamutsinda, uzarinda upfa n'abawe, uzagwa mu ntambara. No kuvuga ngo isi izarinda irangira nta mahoro urabona. Reka rero mbashimire, ndizera ko munyandikira mukambwira cyane cyane kuri iriya ngingo, nubwo wenda haje kuzamo, ariko byose ni ibyacu. Muza kunyandikira cyane cyane mumbwira ngo ninde upfobya, ari uvuga amagufa cyangwa imibiri y'abantu bapfuye muri 1994 kandi bacu, upfobya ninde? Ndabizeye, nizeye ibitekerezo byanyu kugira ngo tubiganireho nk'abana b'Abanyarwanda ndetse n'abumva Ikinyarwanda. Ndabashimiye cyane, nkunda kuvuga ngo ntimukagubwe nabi. Ndabashimiye cyane.